Urakoze cyane afande. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Nago turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande nago turi mu kurwanya itegeko. Nago turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo ni mwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 uwarisomye mu gitondo ryigika abaturage ni naryo twababwiye. Afande reka afande witubekera reka twumvikane. urimo kubigisha road safety. Yes nibyo tubabwira. Wampaye umwanya kwibyo uvuze ari byo navuze. Niba utangiye ikiganiro ntiwigisha abaturage itegeko ariko se afande urashije kuyobya abaturage we wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali. None niyambike ikote rinini usubirize leta. Oya ndavuga nk'umunyarwanda noneho antake impuguke mu bibazo by'akarere. Ntabwo ntangiriro Kenisi yaramaze imyaka akora mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda no hanze yarwo. Yigeze gukorera Contact FM, Radio DC ndetse yewe n'ibindi. Nyuma yo kubona ko mu Rwanda rero hakenewe ibitangazamakuru byigenga bifite umwihariko mu guhuza urubyiruko, politiki n'umuco n'imyidagaduro, yafashe icyemezo cyo gushinga radio na televiziyo bye. Radio 1 yatangiye gukora mu myaka ya 2012 nk'umuyoboro wibanda ku makuru yizewe, ibiganiro bifunguye ndetse yewe n'imyidagaduro. Hashize igihe gito Kenisi yungamo na TV1 itangira kwerekana ibiganiro by'amajwi n'amashusho bikora nk'urwego rwuzuzanya na Radio 1. Kenisi yashakaga gushyiraho ikinyamakuru gifite ijambo mu buzima bwa politike, ubukungu n'imyidagaduro mu Rwanda. Yari afite intego yo guha ijambo urubyiruko n'abasanzwe badafite uburyo bwo kumvikana mu bitangazamakuru bikomeye. Byari rero no mu buryo bwo guteza imbere ubucuruzi bwe mu bitangazamakuru kuko Radio na TV1 byaje guhinduka nk'urubuga rukomeye rwo kwamamaza. Radio 1 na TV1 byamenyekanye cyane kubera ibiganiro bikora ku buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda, kuganira ku bibazo bitavugwa cyane ndetse no guha umwanya urubyiruko n'abahanzi. Kenisi ubwe rero akunze kuba umuyobozi ariko nyine akanakora nk'umushyushyarugamba presenter mu biganiro bimwe na bimwe nyira kuri Radio na TV1 mu isura yihariye. Ikibazo rero ni kimwe, Kenisi na Mutabaruka bakunda ku kigero kingana gute ku buryo utacikwa na rirarashe ikiganiro cyabo. None niyambike ikote rinini usubirize leta. Oya ndavuga nk'umunyarwanda noneho antake impuguke mu bibazo by'akarere. Ntabwo uri impuguke muri ibi bibazo. Je ntabwo ndi impuguke, ndi impuguke. Uri umufana. None se so kuvuga ibyawe wahagumye nk'umufana. S'il vous plaît ntukajye unesha agaciro. Muki intege s'il vous plaît ndagusabye mu burenganzira mfite bwo kuvuga uko mbitekereza. Ndagusabye Angel Beri nyubaha nubwo nduta imyaka ariko ugomba kunyubaha. Ibyo ntacyo bivuze weho muze niba ugiye kuvuga. S'il vous plaît nakubwiye ntireka namba ikote rinini ubundi mvuga ijambo. Uvuge nkande ariko wowe urashinzwe wowe nyine umbwira unese ndi kuvuga nawe. Noneho ndavuga nk'umunyarwanda uri concerned. Can you keep quiet and I talk? Urahigima iki? Okay, hano hari ibintu bitatu. C'est pas toi. Ntabwo ari wowe guhitamo. Nyine buretse gato nkwereke. S'il vous plaît. Hari ibintu bitatu. Uri umunyamakuru. Umva petit. Ntabwo ndi kanifu. Uri muguzi. Sibyo ndagusabye. Nshatse nabi icyo shaka muri byose. Ugiye kubikirera muri ibyo byose bitatu. Ndabicyo shaka. Tega amatwi urabyumvira. Uraza kubyumva mu byo mvuga. Ntabicyo ushaka rero kitajyanye n'umwuga ntabwo nkubaza. Ngoga se wowe uri usingwe ku nkota. Kukubaza. Please keep quiet. Ask your question. Okay. Ngaho mbwira. Ako rero ibintu babyumva ute? Jewe kera byari se wari uhari. Wumva
wumvishe byinshi unareba byinshi. Reka uyu munsi mu kiganiro cyacu ducukumbure birambuye ubuzima bw'ibanga uyu mugabo yiberamo butagiye hanze kenshi. Ibisanzwe nitwa Raymond Green, uri hine unyite The Green. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, ikaze kandi kuri Kigali Post. Kora subscribe ufungure inzogera ubundi tubane mu rugendo rushya rw'ibyegeranyo bivuguruye uzumvira hano. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye usanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Aho kora subscribe ufungure inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Ubundi se uyu munsi wa none hari ikintu we propose abantu tumutungure, nanavuga ko ari nikosa ntitumubaza kugambanira igihugu, turaba tumubaza kubye we reba utekereza ngewe ngira uti dutungure uyu nguyu kandi aba ari umuntu mwafande. Shaka fande Urashaka afande civilian wiki tamagere CDS afande Mbaraga yakwanga ko kwitaba cyangwa retired. Urashaka retired indi reka burya nta James Kabare kubabwe. Kenisi ni umugabo wubatse izina mu itangazamakuru, ubucuruzi na siporo mu Rwanda. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Kakooza Nkuliza Charles, uzwi cyane nka Kenisi. Uyu yavukiye mu Rwanda mu myaka y'1980. Avuga ko yakuriye mu buzima bworoheje ariko nyine afite inzozi zikomeye zo guhindura ubuzima bwe n'ubw'abandi. Ko imyaka yagiye ishira yagaragaje impano ye yo kuvugira mu ruhame no kwitwara mu bitangazamakuru, ibintu byamufashije kwinjira mu rugendo rwamugize uwo ari we uyu munsi. Kenisi yatangiye kumenyekana mu itangazamakuru mu ntangiriro z'2000 ubwo yakoraga kuri Contact FM, aho yagaragaje uburyo ashobora guhuza uburyo bwo gusetsa, gusobanura amakuru no kuganiriza abantu ku buryo bushimishije. Yakundwaga cyane kubera uburyo bwe bwo kuvuga buhinduye imitekerereze y'abatari bake. Yari azi guhuza inkuru ziremereye n'ibisekeje bigatuma bamwumva batamuhaga. Ibi byatumye Kenisi rero akora mu buhanga n'icyizere, atangira no gutekereza ku kuba umushoramari mu itangazamakuru aho gukomeza kuba umukozi gusa. Uretse itangazamakuru, Kenisi yinjiye mu bikorwa by'ubucuruzi. Yashoye mu bucuruzi butandukanye burimo ibikorwa by'ubwubatsi, ubucuruzi bw'imyenda n'ibikoresho, ndetse yewe ashora no muri siporo binyuze mu ikipe ya Gasogi. Ibi byose byamufashije gucengera mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'igihugu, bikamwongerera izina n'icyubahiro. Mu mwaka w'2016 Kenisi yatangaje ikipe ya Gasogi United itangirira mu cyiciro cya kabiri. Yagaragaje uburyo umupira w'amaguru ushobora kuba umuyoboro wo guteza imbere urubyiruko. Yakoresheje uburyo budasanzwe bwo kwamamaza, harimo amagambo akurura abantu nk'ikipe ya Gasogi y'inyembaraga atari ikipe y'inyabwoba urubambyingwe. Mu gihe gito Gasogi United yageze mu cyiciro cya mbere, ikaba imaze no kuba imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda. Kenisi afatwa nk'umuntu uvuga ibyo atekereza adaca ku ruhande. Hari abamukunda cyane kubera ukuri kwe ndetse yewe no kudatinya kuvuga, ariko nanone hari abamunenga kubera ko rimwe na rimwe ajya avuga cyane. Abamushyigikiye rero bavuga ko ari intwari yitangiye guteza imbere itangazamakuru n'imyidagaduro mu Rwanda. Abamunengaho bakavuga ko uburyo bwe bwo kuvuga rimwe na rimwe bushobora guteza impaka muri rubanda. Ibi byose rero bimugira umuntu udasanzwe, uvugisha ukuri kandi uzi gucengera mu mitima y'abakunzi be. Kenisi yatanze urugero ko bishoboka gutangira ikigo cy'itangazamakuru kigakura ku kigero cyo ku rwego rwo guhangana n'ibindi bitangazamakuru bikomeye. Yafashije kuzamura abanyamakuru benshi bari batangiye uru rugendo. Yerekanye ko umushoramari ashobora gukoresha itangazamakuru mu buryo bwiza bwo guhindura imitekerereze y'abantu. Kenisi avuga ko intego ye ari ukongera imbaraga mu bikorwa bye, kwagura TV na Radio 1 no gukomeza guteza imbere ikipe ya Gasogi ku rwego mpuzamahanga. Avuga ko yifuza kuzasiga asize umurage w'ibikorwa bifasha urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Mu gusoza rero nakubwira ko Kakooza Nkuliza Charles cyangwa Kenisi ari urugero rw'umuntu wakoresheje impano n'ubushake bwe kugira ngo yigeze ku ntego ze. Mu itangazamakuru, ubucuruzi na siporo yamaze kwerekana ko ushobora kuva hasi ukagera hejuru hashoboka, ugatsinda imbogamizi kandi ugahindura amateka y'urwego urimo.
nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho nje ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.